Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Dukomeje gushima Imana umugoroba mwiza nk'uyu, ni imigoroba y'imigisha, ni ibihe bidasanzwe Uwiteka Imana yadushyiriyeho kugira ngo tuyinezererwemo. Amen. Tugomba rero kwinezererwamo. Tugomba kuvuga ngo Data wadushyiriyeho ibi bihe, reka tuye tukunezererwa. Amina. Amina. Turakomeje muri gahunda yacu, ngira ngo dukomeje kwibuka intego yacu. Mu by'ukuri intego nkuru nuko dukurira muri we. Amina. Turavuga ngo dukurire muri we kandi muri byose. Niyo mpamvu rero dukomeje kwiga mu buryo butandukanye uburyo dukura. Ese ibyo byose ni ibihe? Turi gukura gute? Ese ni iki dukwiye kurya kugira ngo dukure? Kuko burya nta wakura atariye, nta wakura atafashe ibyo kumufasha muri ubu bugingo. Rero ngira ngo niryo jambo, niyo ntego nyamukuru, aho turimo tuvuga ngo dukurire muri we muri byose, kugera ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rw'igihagararo cya Kristo. Amena. Amina. Muri iki cyumweru rero nk'uko Pastor Absalom yabigarutseho, turi kwiga ku kwizera. Ukwizera ni ijambo rinini cyane, ngira ngo yatuganirije mu buryo bwagutse cyane, kuko naryo ni ijambo ryagutse cyane, aho turimo twiga kwizera gushoboza byose, kwizera gukiza. Mbese turakomeza kukwiga pe, kuko ntabwo tukwiga kugira ngo tumenye gusa, ahubwo turiga kwizera kugira ngo natwe bidufashe gukura mu kwizera kwacu. Amina. Niyo mpamvu yatwigishije amagambo menshi kandi meza aryoshye, kandi turakomeza n'ubundi gukomeza twubakaho twongeraho kugeza ubwo tuzagera kuri cya gihagararo. Mwibuke ko ubwo yatangiraga iyi nyigisho yagarutse ku ijambo, ndetse nanjye wenda nagarukaho, riri muri Luka igice cya 17 umurongo wa 5 n'uwa 6. Reka tusome twibukiranye. Luka igice cya 17 umurongo wa 5 n'uwa 6. Ngo maze intumwa zibwira umwami Yesu ziti, twongerere kwizera. Umwami ati, mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu mukuyu muti, randuka. Hano urumuri ruhari ni ruke cyane. Randuka ugwe mu nyanja, nibyo? Kanegere uru rumuri ruri hano ndebe. Randuka uterwe mu nyanja, nawo wabumvira. Amen. Amen. Bamubajije ikibazo kuko bari bafite inzara n'inyota, ndetse bumvaga bakeneye gukura pe, bumvaga hari ikintu kibura muri bo. Baravuga bati, twongerere kwizera. Ariko ikigaragara, ndetse nk'uko yabigarutseho, arababwira ati, ni nkaho yarebye aravuga ati, ese barambwira ngo mbongerere, ahubwo bari ku kihe gipimo? We yararebaga akavuga, ahubwo mubanze mugire na kwizera kungana urwara. Ngira ngo ni akabuto gato cyane. Ni nk'uwavuga ati, wenda ugira akabuto kwizera kungana n'ururo. Ururo ntituruzi, muraruzi? Ababo muri iki gipimo cya hano muraruzi? Josia, uraruzi ururo? Avuga ati, rero
nagira ni akabuto gato cyane ababwira ati mbere yo kumbwira ngo nimbongerere ahubwo ndareba nkabona nako ntako mufite. Ati kuko mubaye mugafite mwabwira uyu mukuyu ukaranduka ukakurwaho uri ukajya mu nyanja bikemera. Ngira ngo yarabacalenginze mu kinyarwanda kigezweho. Yarabacalenginze bari bavuga ngo natwongerere, naho burya tweretse yuko umuntu yongera ku gihari ahubwo ko nta n'igihari. Ngira ngo rero ni ikibazo natwe cyangwa se ni challenge bahawe, ariko natwe uyu munsi wa none ijambo ry'Imana ririmo ritugeraho, ngira ngo hari icyo ririmo ritubwira. Ngira ngo natwe hari igihe twabisaba cyangwa twaba twarigeze tubisaba cyangwa twumva tubyifuza muri twe tuvuga tutahari watwongerera, ariko ngira ngo icyo twerekwa ni ukuvuga ngo ahubwo duhagaze hehe mu kwizera kwacu uyu munsi wa none. Ndagira ngo rero dukomeze kuri iri jambo ryo kwizera, ariko turiganire mu buryo buvuga ngo kwizera gukuraho imisozi. Ngira ngo ahandi yabwiye ngo mwabasha kubwira uyu musozi ukavaho urugatabwa mu nyanja. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo ryo kwizera gushobora gukuraho imisozi cyangwa se umusozi. Umusozi ni ikintu tuzi, sinzi uko wawusobanura, ariko buri wese afite uko yawusobanura. Ariko umusozi undi yavuze ngo hariya uriya musozi icyambere uteyeho aho ngaho ntacyo uri bubashe kuba wukora, ariko usa naho ari ni muremure, ni ikintu kinini wowe utabasha kuvuga ngo reka sunike nkureho ngewe ubwanjye. Ngira ngo iyo tuvuga umusozi cyangwa ikirunga, mbese wowe ntabwo wabasha kuwusunika. Iyo nawe ureba uravuga ngo ariko kiriya kintu ndabona kinkingiriza kugera hariya, cyangwa se nashakaga kujya hariya, ariko uyu musozi ndabigenza gute kugira ngo mpagere? Hari igihe uterera ukaruha. Naribajije ariko kuki yabahaye uru rugero rw'umusozi? Ngira ngo twese twakibaza umusozi muri twebwe cyangwa hano nk'abagenzi bajya mu gihugu cyo mu ijuru, abantu turimo twitoza, turimo twiga ngo dukore iki kugira ngo dukure, uyu musozi ni iki? Reka dusome muri Mariko igice cya 2. Mariko igice cya 2. Ubwo nabahaye homework mwibaza umusozi ari iki. Mariko igice cya 2 dusome imirongo, ubundi ndashaka umurongo wa 4 n'uwa 5, ariko niyo umuntu yasoma wenda tuhere ku murongo wa mbere. Igice cya 2 Mariko haravuga ngo nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Uwo ni Yesu. Benshi bateranira aho, buzura inzu, barenga no mu muryango, nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye, basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari. Bamaze kuhapfumura, bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Umurongo wa 5 haravuga ngo Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Amina. Ni inkuru tuzi.
ariko ngira ngo twongere tuganireho muri uyu mugoroba. Baraje bihuta, bari bumvise inkuru yuko Yesu ahari, kandi bari bamaze kukumva yuko ari umugabo uri gukora ibitangaza. No baravuga bati uyu murwayi wacu dufite, reka twirukange tumujyane aho Yesu ari. Bahageze basanga abantu ni benshi. Hariho igihe ujya nk'ahantu ujya mu kirori wasanga abantu ari benshi ukavuga kane kwirwa nanabyigana, harya ndabyiganira iki, reka nisubirireyo. Cyangwa ukavuga ibi sinanabishobora, reka bivemo noneho. Siko bijya bigenda. Abantu bo baraje bakubitana n'ikintu kitoroshye cyo gusanga abantu ari benshi cyane, nta n'uwitaye kuvuga ngo uriya ni umurwayi reka tumuhe inzira. Ubundi hariho igihe nko mu Kinyarwanda iwacu tuya twubaha tukavuga se uriya ni umurwayi reka tumubererekere. Ariko abari bari aho bose nta n'umwe washakaga kuberereka, nta n'umwe wari witaye yuko uje ari umurwayi. Niho kuvuga ngo buri wese yimenye. Babandi bahageze hari ikintu kimwe bashakaga kugeza umurwayi wabo kuri Yesu. Nubwo basanze abantu ari benshi, ntabwo babaye nkanjye ujya ugera ahantu hari abantu benshi navuga wenda hariya reka mbirekere bari abana, cyangwa ndeke bari abacu, cyangwa ndeke bari abafite amatsiko. Ahubwo baravuze ngo nubwo aba bantu ari benshi, nubwo tubona ari ikivunge, ariko tugomba kugera kuri Yesu. Baravuga bati nubwo ari benshi ntabwo batubuza kugera kuri Yesu. Haleluya. Babigenza bati hari ubwo bitemera kandi nta muntu uri kuberereka, reka dusambure iyi nzu sinzi yari yandi. Batitaye ngo ni yandi, ariko barasambura inzu kugira ngo bamugereho. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ugira ngo uriya musozi wari woroshye? Ugira ngo uriya musozi wari woroshye? Bashaka kuvuga no reka tubyihorere, ndabona uyu mugabo kumugeraho ari ikintu kitoroshye. Ariko kubwo kwizera, kuko bari biyemeje ngo byanze bikunze tugomba kugera kuri Yesu, kuko niwe wenyine ubasha kudukiriza umurwayi, ntabwo bigeze bacika intege nubwo basanze ikivunge abantu ari benshi. Baravuga vuba mu mitwe, baravuga ngo no, reka dushaka ubundi buryo, nubwo uriya musozi uriho witwa ikivunge cy'abantu, ariko twebwe duce hejuru, ariko tugere aho dushaka kugera. Haleluya. Niyo mpamvu basakambuye ngo bamanukira neza aho Yesu ari, kandi bahise bamugeraho. Amina. Umusozi bawushakiye igisubizo. Baravuga, ngira ngo hari ijambo nkunda cyane ryacu nk'Abanyarwanda ngo intore ntiganya, intore ntikangwa n'ibiki byose, ahubwo aho igeze hose yishakira igisubizo. Ngo no mu ishyamba ry'inzitane maze bagera kuri Yesu. Yesu abarebye mw'abantu, arababwira ngo mva, kwizera kwanyu mwana wanjye igendere, kwizera kwanyu kurabakije. Haleluya. Nguko kwizera kudakangwa nuko harimo ikivunge cy'abantu, kudakangwa n'umusozi umeze gutyo, abo bakavuga ngo nubwo uyu musozi uriho ntabwo nsubira inyuma, nta nubwo binkanga, ahubwo reka nkore ibishoboka byose, nawe ukonturuna, nawe uzenguruka, nawe uca hejuru, ariko ngere kuri Yesu, kuko hari aho ngomba kugera kugira ngo mbone agakiza. Amina. Nguko kwizera kudakangwa n'imisozi. Amina. Uyu musozi ntabwo wari woroshye, aho nta n'umuntu ukwitayeho ngo avuga ati ariko mwahaye uwo murwayi inzira. Nta n'uvuga ati ariko aba bantu dore bakinyabuna nimubabereye. Nta n'umwe wanarebaga yuko hari umuntu bazanyaho, ahubwo buri wese yari ibereye mu bye, nta n'uwo babwiraga ngo bumve.
ariko ntibakangwa n'ibyo, baravuga ngo nubwo bimeze gutyo tugomba kurenga tukagenda tukagera kuri Yesu. Amina. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Kuko ni ukwizera guhirika gukuraho, kudakangwa n'imisozi, kwemera kugakuraho umusozi ariko kugatambuka. Yesu ashimwe. Reka tugaruke ku nkuru imwe twagarutseho muri iyi minsi y'umugore wegereye Yesu. Umugore wari umaze imyaka 12 arwaye, mu Kinyarwanda turavuga ngo ari mu mugongo cyangwa se ari mu mihango. Byari ibintu bikomeye, ndabeshya, cyari ikintu gikomeye. Igikomeye ntabwo kwari ukuva amaraso gusa, ahubwo hari ibintu nka bitatu navugaho. Icyambere, abandi bose bari mbese mu muco wabo yari atanemerewe kujya hamwe n'abandi bantu, yagombaga kuba mu kato, muri karantene y'iki gihe. Hahandi ngo abantu bari kwishyira mu kato, we ntabwo ari nawe wakishyize mu kato, ahubwo sosiyete cyangwa se amabwiriza n'amategeko yaho yamutegekaga kujya mu kato. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Bibiliya iratubwira ngo yari yarageze ku baganga bose ashobora, ngo baramumazeho ubutunzi yishyura, ariko ntacyo bamumariye. Byari byoroshye. Icya gatatu, yarababaraga. Ntabwo ushobora kuva ku wa mbere ngo ugere ku wa 31 ufate ukundi kwezi, ufate ukwa kabiri, ufate ukwa gatatu, umwaka wa mbere ushira uwa kabiri, bigere ku myaka 12 wumva uwo muntu atarababaraga. Ntabwo byari byoroshye. Icyo gihe rero nabwo ngo Yesu yari mu kivunge cyinshi cyane. Abantu bari bamaze kumenyera, bakumva aho Yesu ari, bakahabyiganira kugira ngo bamugere. Aravuga ati, umva, njyewe icyambere bambujije kujya mu bantu, sinemerewe kujya mu bantu. Icya kabiri, nibyo ko n'imbaraga zari zaramushizemo. Icya gatatu, mana bambonye noneho banyica, ati reka nyonyombe. Umva, nyonyombe. Nta nubwo njya kubwira Yesu ngo Yesu reka tubanze tuvugane ibintu runaka, njyewe gusa ndikorera kushunda ari hasi. Haleluya. Ndikorera gusa kushunda, nzi neza yuko ninkora kuri Yesu bihinduka. Amina. Ariko mumbabarire mukuru uko kwizera bene data, ntabwo nkeneye ko Yesu andeba. Abandi bavugaga ngo nyawu na ngwino ndebera umurwayi, nyawu nagera hano. Yesu we, dore uyu muntu yatewe na dayimoni, amaze iminsi yitura hasi. Ndavuga no, ndagenda bucece ndebe gusa kushunda. Nta nubwo yavuze ngo ndakora wenda ku heheze, ku ikoro cyangwa hegera, ahubwo gusa kuri extremite hariya. Yari afite kwizera. Haleluya. Yari afite kwizera kwa kundi kurenga ya misozi, imisozi yuko abantu ari benshi, imisozi yuko ari mu kato, umusozi yuko n'intege nke zari nkeya, ariko aravuga ngo ndakora gusa ku ncunda ze. Kandi uko niko yabigenze. Baratuvuga ngo yaseseye mu bantu, nta n'uwamenye yuko yahageze akora, uretse Yesu niwe wamenye ko yahageze. Amina. Impamvu Yesu yamenye ko yahageze, Yesu yaravuze ngo ninde umazeho. Ba Petero gabamuhindura umuzaho ko ariko Yesu nawe noneho uradusetsa. Ubu mu bantu bangana gutyo uravuga ngo ninde ugukozeho. Ariko gukoraho yavugaga ntabwo ari gukoraho gusanzwe. Niho kuvuga ngo ninde ugeze ku mutima wanjye, uku kwizera kwe kugezaho kungora, aho numva kozeho. Ijambo ry'Imana tubwira ngo yumvise imbaraga imuvuyemo. Ba Petero bamubyize, abandi baramubyigaga ntibanamukoragaho by the way. Ntabwo abandi kwari ukubyigana gusa, bari baje babyigana bashaka kureba Yesu gusa, ariko we
yari yaje ashaka gukira. Haleluya. Kubera ko yaje ashaka gukira, atita kuri ibyo bindi, akora kuri Yesu nawe ahita amenya ko hari uwamukozeho, kandi uwamukozeho ashaka gukira kandi afite kwizera. Amina. Iriya misozi yarenze yari yoroshye kubyigana, kuza rwihishwa ngo batamubona bakamwirukana, kuza naniwe, kuza yibuka yuko n'ibintu byamushizeho, ariko yibutse yuko Yesu nta n'ikiguzi ari bumusabe. Amina. Avuga turiya mugabo we nta kiguzi ari bunsabe, nta nubwo ari buncokoze, nta nubwo ari bumbwire ngo subira mu kato, ahubwo avuga ati gusa ndapfa gukora ku nshunda. Abikozeho. Yesu ngo amaze kumenya ko amukozeho, ndetse aranabaza ati ariko ninde unkozeho? Bati ariko Yesu natoya hari umuntu unkozeho. Ariko yaramwitegereje undi ngo amenyayo, aravuga ati buriya Yesu yamvumbuye tu. Amubwira ati nige ngukozeho kandi nashaka gukira. Baramubwira ngo mwana wanjye. Haleluya. Ni munyumvira ariko mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije. Haleluya. Haleluya. Ngira ngo hari igihe tujya tugira ahantu tugacika intege, tukavuga tutari ko biriya byo rwose, nubwo nari maze iminsi ndimo nsengera uriya muntu ariko ndabona nta kigenda, ngiye kubivamo. Iminsi umaze ikakubera umusozi, aho kugira ngo ushake gukomeza urenge wa musozi, ukavuga ngo ngiye kubivamo. Ariko kwizera kwacu kukwiye kurenga bya bindi na za nzitizi zindi zose tubona imbere yacu, tukavuga ngo nubwo abantu ari benshi, tukavuga ngo nubwo imyaka ibaye myinshi, tukavuga ngo nubwo igihe kibaye kirekire, ngo ariko reka nkomeze, kuko icyo nshaka nuko gusa nkora kuri Yesu narangiza ibindi bikemera. Haleluya. Kwizera gusunika niyo misozi yose. Amina. Yesu ashimwe. Reka nongere ngaruke kuri Aburahamu. Twamuvuzeho ariko reka mugarukeho. Aburahamu ntibari bamuhaye umwana umwe w'ikinege, afite isezerano rikomeye ngo yazaba mbese urubyaro, azaba sekuruza w'amahanga, mbese urubyaro rwinshi ruzakomoka kuri we. Akimufite ari umwe. Imana avuga ati ngwino tugende Aburahamu, genda ujye kunturira uriya mwana. Ibyo nige mbivuze, iyo exclamation uko gutangara Aburahamu nigeze atangara. Yahise agira vuba vuba, aragenda. Natinye ikibazo umuhungu we yamubajije. Yamubajije ngo ariko papa, ko ndeba inkweto zifite n'umushyo, bazi icyo atarakivuze ariko nibwa ko nacyo cyo, n'umushyo nkaba mbona ufite, ko tumenyereye kujyana ufite umwana w'intama, uyu munsi uratambike. Babyeyi nimumbwire, umuhungu wawe akubajije icyo kibazo wamubwira iki? Uzi neza ko ari ugiye gukubita wa mushyo? Nge narira. Abakora nkanjye ni bande? Nge narira pe. Wenda najijisha nkareba hirya ngo atabona yuko ndize, ariko amarira yaje. Kubera iki? Kuko kwizera kwanjye nta nakabuto ka sinapi ubwo icyo gihe kaba gahari. Ariko Aburahamu niyitaye kuri izo emosiyo zose zashoboraga kumukoraho. Niyitaye yuko umwana ari imfura, ari ikinege Imana yamuhaye mu zabukuru, akamuhana n'amasezerano, ahubwo yahagaze ku cy'Imana yavuze, aravuga ngo Imana yamumpaye ikama amasezerano ameze gutya, ibyo bindi simbyitayeho. Aragenda aramusubiza, gusa yamushubije ikibazo cyiza cyane kirimo ubwenge bwinshi. Amubwira ngo Uwiteka arishakira igitambo cyangwa arishakira umwana w'intama. Kera twayaga tubivuga tusa nkaho ngira ngo hari ntidukomeze. Twayaga tujya mu kizamini, amasomo kwa kundi ujya mu kizamini wumva utabiziritse neza, abanyeshuri
ubwo barabyumva. Twagiraga umukobwa witwa Claudine na Priscilla na bakobwa ba kanoni wacu. Noneho bakavuga tukavuga nimureke tubike ibitabo, Uwiteka arishakira igitambo, tugende mubike ibitabo turekeraho, Uwiteka arishakira igitambo. Ariko yaranakishakiraga, twabivugaga twikinira, ariko akabikora. Amubwiye atyo arakomeza baragenda, ariko umva Uwiteka yaragishatse. Haleluya! Kubwo kwizera, kubwo gushikama kwisezerano, ntabwo yakanzwe no kumva yuko biteye ubwoba kuba ari umwana we ari bukubita umushyo, ari umwana we yasabwe kujya gutambaho igitambo. Ntiyakangwa nuko umwana mubajije ikibazo giteye emotion, ahubwo arakomeza ahagarara ku isezerano, aravuga ngo icyo nzi cyo nuko Uwiteka yishakira igitambo. Eko se hari icyo yabonaga, ariko avuga ngo Uwiteka arishakira igitambo. Umva, ni Imana, niwe wampamagaye, niwe yambwiye ngo nimujyane, jewe reka ngende. Hari icyo yavuganye nanjye, nigeze amubwira ngo ni wowe ndi bugire igitambo mwana wanjye, yaramubwiye ngo Uwiteka arishakira igitambo. Haleluya! Umva, kwizera kujya kurema ibitariho bikabaho. Agezeyo, agiye gutamba wa mwana ngo amaze gutunganya inkwi, amaze kumufata ngo azamuye inkota, agiye kubona Imana ngo yamubwira ngo sigaho, abona umwana w'intama hari. Iriya ntama yari iri hehe? Nimumbwire namwe, iriya ntama yari iri hehe? Umva, uko ni ukwizera kwa kundi kurema n'ibitariho bikabaho. Amina. Kwa kundi kurema, hahandi we wabonaga nta kindi gihari, ariko Uwiteka agahita yishyiriraho igitambo. Haleluya! Yabivuze yizera, avuga ngo Uwiteka aribonera igitambo. Uwiteka nawe koko arakibonera, amubwira ati Aburahamu, sigaho kwizera kwawe rwose kurenze kuri akabuto ka sinapi. Haleluya! Haleluya! Hari ijambo kanoni yagarutseho ry'uriya musirikare. Umusirikare ngo ni umukuru, kubanza yari umusirikare by the way, ngo ni umutware w'ingabo. Araza aratakamba ati umugaragu wanjye yarembye, Mana Yesu ngwino umukize. Unambwira ati ndaje, nta kibazo ndaje. Nakunze ijambo yamubwira ngo ariko si ngombwa kuza, ngo umva ngo nanjye mfite abo ntegeka, iyo mbwiye uyu ngo genda aragenda, nabyo uri ngo garuka. Yesu nawe ndabizi ufite ubutware. Amina. Tegeka gusa aho uri, umugaragu wanjye arakira. My God, tegeka gusa, si ngombwa ngo ninjiremo. Ariko ngo yari nta nubwo yari n'umukirisitu, yari umupagani, yari umuntu usanzwe uri aho. Ngira ngo yatinya hari yuko Yesu yagera. Tegeka gusa, nubwo ngewe bitankwiriye yuko uza mu nzu yanjye, ariko tegeka. Haleluya! Yesu ngo arareba, avuga tumva wa mugabo, kwizera kwawe sindakubona wa mugani, urakoze cyane. Wowe nubwo utari no mu bayobozi b'itorero cyangwa iki, ariko gusa uravuga ngo ndabizi ko Yesu nategeka, aho yategeka ari hose, si ngombwa ngo aze ngo akoreho. Abandi bari bamenyerewe wenda yuko ari utoba kondo akoze ku maso, ari buze arembarembye ikiganza cye, ariko mvuga ngo no, tegeka aho uri birakoreka. Haleluya! Yaba natwe twagiraga iyo autorite, tukavuga ngo ntabwo ari ngombwa yuko bigenda gutya. Umva, nubwo naba ndimo ngenda, nabwira mu ijuru kandi bagakora. Haleluya! Icyama ngo tugere kuri urwo rwego, dukure, tuve gutekereza ngo none se. Ngira ngo ejo tuzaganira ku ibyo nise inzitizi
ibintu bijya bisitira kwizera kwacu, bya bindi bijya bituma tutagera kuri iyo autorite nk'iyo abangaba bari bafite, ariko mu by'ukuri niho dukwiye kugera. Haleluya. Niyo mpamvu dukomeje kugira ngo ni nayo mpamvu iri jambo turi kuritsindagiraho, ngira ngo natwe umwuka warihishuye akavuga ngo turiganireho, nuko hari aho yifuza ko tugera kandi abona tutaragera. Ariko icyaduha nyuma y'iyi minsi nibibe kukumva gusa ngo turyoherwe, ahubwo twumve turyoherwe, binadutere guhinduka, dukuze kwizera kwacu. Ejo tutazava tubwira Yesu ngo natwongerere, yatureba agasanga ariko se ndongera mpereye kuki? Hawa muntu ukubwira ati banza banke muri iki gihe ugiye gusaba credit cyangwa se hari igikorwa runaka barakubwira ngo banza uzaneho participation yawe nka 20%, 20%. Basi tuzabe dufite natwe ho 20%. Ariko azahita tubwira ati ibyo ntacyo, nimugende mwubake bizemera, mugende muyubakishe kwizera kwanyu bize, mugende muyikoreshe, mugende musengera abarwayi, kuko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo dore ibimenyetso bizagendana n'abizera. Kwizera hari ibimenyetso bigendana nako. Nicyo kizamini mu mwanya badukoresheje, kandi ni kizamini cy'umwuka. Tubwira ngo abumva bizeye nibahaguruke dusengere mwene data urwaye, kandi twabikoze twizeye. Satani ntadutere gushidikanya, kuko ni kimwe mu bimenyetso bizagendana n'abizera. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Hari imisozi ibasha kubuza kwizera kwacu gukora imirimo yayo. Uyu wa mbere cyangwa se yo tumaze kureba ari umusozi w'uburwayi. Sibijya bibaho? Umusozi w'uburwayi, wareba ukabona umuntu ararwaye, ukavuga uti Mana wese noneho ndabigenza gute, ndetse ukacika imbaraga, ndetse ugatangira kubaza buri umwe wese, ndetse ugatangira kubaza ngo umuganga ukomeye cyane ari hehe, ugatangira kubaza ngo ese nabigenza nte, ugatangira gutelefona ahantu hose. Ariko ntabwo ariko batubwiye aba babigenje, ahubwo bahagaze mu kwizera. Amina. Kandi ntihagira ikibaca intege, ntihagira ikibitambika imbere ngo bananirwe kugera ku cyo bifuzaga kugeraho. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Uko kwari ukwizera gukuraho imisozi. Icya kabiri twavuze ni ukwizera kurema ibitariho bikabaho. Amina. Niho twabonye Aburahamu, kubwo kwizera bakanamubaza batari ko umwana w'intama ari ati Uwiteka arishakira igitambo, Uwiteka yiremeye igitambo. Haleluya. Muribuka turi kuganira n'umukozi w'Imana Pasiteri Zigira Inshuti, yatugarukiye ku nkuru za Elisa ubwo yasengaga, ndetse bakamutera bavuga bati reka tujye kuvana uriya muhanuzi Elisa muri kiriya gihugu. Ni Elisa Neriya? Elisa ni mu Abami ba kabiri igice cya 8. Umugaragu we yarabonye, abonye ingabo zishwe buramwica, aza yirukanga abwira shebuja tumva ati noneho turapfuye. Elisa rero ko yari yarasobanukiwe imbaraga ziri mu Mana, ntabwo yigeze ahungabana, ahubwo ngo abwira Imana ngo Mana we ngo mbabarira, umuhumura amaso areba ingabo zidukikije. Areba gutya ntazo yashoboraga kubona. Sinzi nimba na mbere zari zihari, ariko kubwo kwizera Elisa yarebaga mu kwizera akabona ibigaragara nk'ibitariho, ariko Imana yo yamaze kubirema. Amina. Amaze kumusengera gutyo
nawe umugaragu nawe agiye kureba abona kuko ngo bakikijwe n'ingabo nyinshi cyane. Ni Imana igiremo ingabo aho bibaye ngombwa. Amina. Ni Imana umva kwizera gutuma ibitari biriho Imana irabishyiraho kubw'impamvu. Hano yahise bagotesha ingabo nyinshi cyane ngo amaso ya Elisa we yahise ayabona, ndetse n'umugaragu Imana bumumura amaso abasha kubona bya bindi ubundi atabashaga kubona. Imana mu gihe gikwiriye igibiremo. Ikindi cyantangaje ngo yahise ihuma amaso. Elisa yarabwiye ngo bahuma amaso Mana. Ubusanzwe barabonaga, ariko igirema kwizera kurema, kwa gusenga ugasenga na kwizera kugahita kurema ibitari biriho bigahita biba. Haleluya. Amaso arahuma kubw'impamvu arahuma. Ngo abasubizayo, muribuka pastor twereka uko yabashubijeyo. Bagezeyo ati nibakanure, barakanura. Amina. 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 Kwizera kujya kurema ibitariho bikabaho. Kuko umwibuka icyumweru cya mbere twize gusenga, buri usenze nta kwizera ufite waba uri muvunikira ubusa. Ariko iyo usenze ukanasenga na kwizera uhita kurema na bya bindi wabonaga bitariho, aho Imana ibona ko bikeneye kubaho ikabirema. Amina. Niko yashyizeho umwana w'intama bakebuka hirya baza ntawe babonaga, ariko kuko yarageze igihe ukwizera ko kugomba kugaragara avuga ngo Imana iriremera igitambo, ihita ikirema hariya bakirebye barakibona. Babonye ko hakeneye ingabo zo kubagota, kandi yuko bakeneye kubibona ko hari ingabo, Uwiteka Imana ahita bahumura amaso, umugaragu abona ingabo nyinshi cyane zibakikije. Haleluya. Kwizera kurarema, kukarema ibitariho bikabaho mu gihe gikwiriye. Haleluya. Haleluya. Kujya gukuraho n'ibigomba kuvaho. Kwizera gukuraho inkike n'ibindi bikuta byose mu gihe bibaye ngombwa. Dusubire i Yeriko. Ruriya rukuta ngo rwari rukomeye cyane, rwubatse n'amabuye. Bakubwire peseri n'ibindi uburyo rwari rwubatse, enjeniyeri wari wararwubatse yarakomeye cyane, ari na rurerure. Umva, ntibigeze bafata kateripulari yo kurukuraho. Twagiye Yeriko, turi kumwe Yeriko. Haleluya. Yesu ashimwe. Mutambuke tuzamure kwizera tugere Yeriko. Bagombaga kwinjira muri Yeriko. Iyo abareka hari bakarwana n'ibiki bari kuzagira ngo nukubera ko barwanishije intwaro runaka. Nabwo yatumva, dore amategeko y'uru rugamba ko mugiye kuyarwana. Nukuzenguruka ishuri imwe ku munsi, bucece iminsi 7, ku munsi wa 7 muzirebera. Bakavuza amakondera n'ibindi. Umva, urukuta rwarahirimye, rurahirima ngo buri wese ahita atambukira aho yarageze. Barukubiseho kateripulari se. Kubwo kwizera bagahagarara mu kwizera, bagahagarara ku Imana yababwiye. Uko ni kwa kwizera kuvanaho ibyagaragaraga nk'ibikuta. Haleluya. Ibyagaragaraga nk'ibikuta ibyo ngibyo bigahirima. Aho ukeneye kurema igikuta irakirema. Mwibuke ko yakiremye hagati y'Abisirayeli n'abari babakurikiye. Aho ukeneye kugikuraho igikuraho, kuko n'Imana ikuraho ibyagaragaraga nk'ibikuta. Amina. Amina. Aho ikubwira ngo nubwo gihari ariko genda ugereyo, nabyo biremera. Nubwo abantu baba bari benshi, nubwo abantu babisigana cyane, ariko kubwo kwizera uragera kuri Yesu kandi aragukiza. Amina.
bene data mureke twitoze gusenga dusenganye kwizera. Tubanze tumenye ngo igikuta kiri imbere yanjye ni iki. Tubanze tumenye ngo ni igiki gishobora kumbuza kugera hariya, gishobora kumbuza kugera ku gakiza, gishobora kumbuza kugera kuri Yesu, gishobora gutuma amasengesho yanjye aguma hano imbere yanjye. Se ni uburwayi bw'igihe kirekire. Uriya mugore yawe ntawigeze amurusha kumara imyaka 12. Haleluya, haleluya. Murimo murakurura ngo mwumve ibikuta byihitambitse imbere, murimo murakurura ngo mwumve imisozi yabiriho. Tugomba kurangiza iki cyumweru tuvuga ngo hari ukwizera dukeneye kwa kundi kubasha gusunika, kwa kundi kungana na kakabuto ka sinapi. Tubwire Imana ikuzamure muri twe, cyangwa si kurememo iguteremo, kugira ngo imisozi yari yo yose uko yabisa kose itatubuza gutambuka. Muribuka Petero aganiriye na Yesu aramubwira ati ko Yesu ko nduzi we wagenzesha amazi ku nyanja, wambwiye nanjye koko ngakandagiraho. Ko ndeba ibyo bintu ari special, kubona umuntu ukandagira ku mazi ukaza ukagenda ku mazi hejuru nurigite. Hamwe ati ngwino. Yahise yizera ijambo Yesu amubwiye, aratambuka ariko agezemo hagati ngira ngo yibutse ko arimo agenda ku mazi, atangira kurigita. Ariko nakunze cyane, nkunda cyane ukuntu vuba cyane Yesu amaze kumubwira ngo ngwino, Petero ntabwo yabanje kurangwa, ahubwo yahise ahagarara kuri rya jambo, arizera aravuga ngo ubwo ari umwami Yesu bivuze reka ngende. Kandi koko agiye biremera, aratambuka biremera, intambwe ya kabiri biremera. Kandi yari ari ku mazi, ntabwo yagendaga ku kiraro, ariko ko yagendaga yizeye uwamubwiye ngo ngwino. Ntabwo yari igisi intambwe ya mbere n'iya kabiri, yari igisi atangiye kwibuka ko ari Petero umugenda ku mazi. Buriya mu bwenge bwose wari yagiye Petero ndimo ndagenda ku mazi, ayiwe erega koko bibaye ayiwe. Yavanye amaso kuri Yesu, yibutse ko arimo agenda ku mazi, areba. Ariko ya saha ya mbere ambwira ati ko wategetse nkaza, undi ariko ngwino. Okay, umwami wanjye arabivuze reka ngenda. Amina. Umwami arabivuze, nubwo ayo ngayo ugenda hari amazi, nubwo noneho bitari umusozi ariko igisa n'umusozi cyabaye amazi. Umva, amazi se biroroshye kuyagendaho? Ubu hari uwo wabwira atamenshi nigeze nkandagiramo nayo mwibase, nayo hari uyajya amarira mu gitondo, uri hari uyashobora kuba karabarira. Ariko aho hari mu nyanja agenda hejuru y'amazi kubwo kureba kuri Yesu, kuko yahagaze ku cyo Yesu yari amubwiye. Amubwira ati ngwino. Arareba kuri Yesu, arizera aravuga ngo ubwo ari umwami wanjye ubivuze reka ngende. Umva, tureke kuvana amaso ku watubwiye ngo ngwino turebe akuma, ahubwo kwizera kwacu kugume kuwaduhamagaye, kugume kuwagize icyo tuvugaho, kugume kuwatubwiye ati haguruka. Tureke kukuvanaho ngo dutangire kura ku ntege nke zacu. Twibuke yuko n'ubundi ko nta mafaranga nari mfite yo kujya muri kiriya kintu. Twibuke yuko iriya business twayitangiye n'ubundi bigoranye, nyamara watangiye wamaze gusenga ikakubwira ngo genda. Wageramo hagati ukaza kwibuka yuko harimo ibi n'ibi, ugatangira gutinya, ugatangira guhamagara buri wese umubaza ngo none se biragenda gute, ese wajya kundebera kanaka, ese wamvuganira na kanaka. Ariko waguhamagaye ntabwo yarigeze akubwira ngo unyura kuri kanaka, yarakubwiye ati go
kandi iyabivuze niyo kwiringirwa. No kubikora ibyo duhita tubyibagirwa. Iyo Satani ashaka kutwambura kwizera kwacu tuzabirebaho, ariko hari ibintu atwibagiza, akakuvana mu isezerano vuba vuba, watangira ukibuka ngo ariko kuki buriya ntahamagara wa muramu wa mugabo w'inshuti yanjye, nyumvira ariko nyamara yakubwiye ngo nyibwirira, ariko wowe ugiye kuturuna hirya. Ariko buriya ngiye nkabanza nkabwira mama Frida akambwirira hari nyirarume utuye hari uziranye na kana, ariko nyumvira nyamara yakubwiye ngo go, wakubwiye ngo genda, uyu munsi wa none yapfuye si muzima. Ariko Satani aba arimo atwiba, hari ukuntu agira atya akatwiba kwizera kwacu, agatangira kudushyira mu gushidikanya, agatangira kutwibutsa yuko aho turimo tugenda bimeze gutya na gutya, agatangira kutwibutsa ibi n'ibi byo kuduca intege. Umva, tuvuge ngo toka Satani, hari uwampamagaye, hari uwo navuganye nawe, uwo niwe nizeye, kandi uwo ni ushobora byose, afite control ku bintu byose. Ayo mazi nubwo agaragara ko ari amazi, ariko sinyahanzeho amaso, reka mpanga amaso kuri Yesu wambwiye ngo ngwino. Amina. Nubwo uyu mwana ari ikinege, ntabwo ari kuwambwiye ngo jya kumutamba, arabizi neza, reka bari we mbwira yishakira ikindi gitambo. Amina. Uwo musozi wituma kwizera kwawe kuvaho, ahubwo reka dukuze kwizera kwacu kurenga ibyo bigaragara nk'imisozi. Ndagira ngo buri wese akurure icyo yumva gihagaze imbere nk'umusozi, cya kindi yumva badashobora gusunika. Amina. Nyamara kwizera niyo kwaba kungana urwara kubasha gusunika kukivanaho, kuko niko ijambo ry'Imana ryatuye ngo yaba twari dufite kwizera, niko yabwiye abigishwa ngo yaba mwari mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwakora ibi, mwabwira ibi, Yesu ashimwe. Turi kumwe. Abasinziriye ni bande? Abasinziriye bagire gutya, abari maso bapepere Yesu. Amen, amen. Rero turi kwiga kwizera gukiza indwara, kwizera gukuraho imisozi, kwizera kwa kundi kuzuye. Uko turimo tubyiga numvaga muri gihe harimo examen, ni nka nabuze ikinyarwanda bishyiramo, reka byihuse. Ariko muri jewe mu mutima nama wanjye ndimo nibaza ngo harya ubu jewe kurangana gute? Harya ndi kumva hari ukuntu kurimo gukura muri karita, ariko kuko kantite sinzi nimba, niho kuvuga ngo kwizera gushikamye, kwizera guhamye, kwizera. Noneho hari numva ngo ariko ubu harya bihagaze biti? Ndagira ngo buri wese uko turi kuvuga ku ijambo ryitwa kwizera ajye areba muri we, arebe muri we, yibuka aho yagiye atsindwa no kutizera, yibuka aho yagiye afailinga, reka nkoresha icyo kinyarwanda kigezweho, akava ku ntego, cyangwa se nyuma akaza kwibuka ngo ariko this way ngo kandi nazize yuko byagenze gutya na gutya. Amina. Ngira ngo ejo tuzabikomerezaho, ejo tuzareba n'ibyo bindi, tuzareba ibijya bibasha kutuvana ku kwizera cyangwa se inzitizi tuyadukubitana nazo, turebe ngo ese twabigenza gute mu gihe nk'icyo. Ntabwo ari ibintu bishya, ariko ni amagambo arimo adufasha kongera kwirebamo. Mwibuke ko icyo dushaka ari ugukura nyakuri tukagera ku gihagararo cya Kristo. Amina. Rero nyuma yuko twize twasobanukiwe gusenga icyo ari cyo n'ubwoko bw'amasengesho, ariko ntabwo twayakora
ngo agire icyo atumarira tutazamuye kwizera. Kuko uko gusenga dusenganye kwizera ngo bigira umumaro mwinshi cyane. Ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi cyane iyo ntabwo bavuze ngo bigira umumaro mwinshi cyane gusa ngo barekera, ahubwo hari kondisiyo yindi ngo bigira umumaro mwinshi cyane iyo asenganye kwizera. Haleluya. Murumva rero ko dukeneye yuko gusenga kwacu, kwinginga kwacu bigira umumaro. Ntibibi by'imfabusa, nitumara iminsi 40 y'imfabusa, nitumara ijoro ryose twinginga ngo niturangiza bibi imfabusa, kuko hari icyadufunguriye diriwe, hari ikintu cyadufunguriye kwizera kwacu. Haleluya, haleluya. Mu biganiro bya nyuma Yesu yagiye agirana n'abigishwa be, aragira avuga ngo dore ibimenyetso bizagendana n'abizera. Harimo kurambika ibiganza ku barwayi bagakira, kwirukana abadayimoni n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Ariko ibyo bisaba ko ufite kwizera, ngo ni ibizagendana n'abizera. Amina. Mureke rero twitoze, dusabe Imana, tuyibwire ngo Mana, ngo natwe igipimo cyacu dusanze kiri nacyo, ariko turashaka yuko uturemamo, uduteramo, uzamure, uvomerere ikintu cyitwa kwizera muri twe. Kugira ngo ibihe byacu byo gusenga, kugira ngo ibindi bihe byacu n'indi mirimo yacu itaba imfabusa. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye kwizera. Amina. Haleluya. Yesu ashimwe. Ngira ngo uyu munsi ndashaka kugarukiriza aha ngaha. Ibyo twaganiragaho ni imbaraga mu by'ukuri zo kwizera. Imbaraga kwa kwizera gukuraho icyitwa imisozi iyo ari yo yose. Navuye mu biro hari akazi ntarangije, ariko ntihazagira ababikora nkanjye, ndagakora nigera mu rugo. Ariko nahagurutse mu biro, mbere yo guhaguruka mu biro nagiye ahantu njya sengera, mbwira Imana ngo Mana, iyi telefone ndayifunze. Ntabwo ifunze, ariko nayifunze mu buryo bw'umwuka. Ndavuga ngo ngiye ku murimo wawe, ntihagire umpamagaramo hagati kugeza ndangije gukora umurimo wawe, hanyuma ibindi ndabikora nyuma. Tujya tuzirika, tujye twiga gusenga tuzirike. Tuzirike ibyo tugomba kuzirika mu gihe gikwiriye. Urwo ni urugero, ariko hari n'ibindi tuba tugomba kuzirika. Ibyo tubona bishobora kwitambika imbere yacu, ibyo tubona bishobora kutubera inzitizi mu murimo w'Imana, ibyo tubona bishobora kutubuza kugera ku masezerano twasezeranijwe. Kandi amasezerano ari mu ijambo ry'Imana. Ntabwo mvuga ayo twabwiwe n'umwana w'umuntu, ndavuga ya masezerano ari mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Twabonye ko ari bwo buhanuzi bwa mbere buryoshye. Tukazirika kandi tukabasha no na rya sengesho rirekura, ribohoza. Haleluya. Kuko ngo ribasha kurema, tukabohoza ibigomba kuba ibyacu. Haleluya, haleluya. Ariko twizeye. Ntabwo bivuga gusakuza, ntibivuga kurira no kuvuza induru, bivuga kwizera.
njya nkunda Hana ukuntu yasenze. Hana yari afite umubabaro mwinshi pe, ajya mu nzu y'Imana ngo iminwa ikaba ari inyeganyega, ngira ngo mu mutima aho rwose byarabiranaga. Haleluya. Ariko ngo aho niho havuye umwana w'umuhungu witwa nde? Samuel. Haleluya, haleluya, haleluya. Mureke dukuze, twige, twitoze. Muri itorero shingiro iwacu dukunda ijambo kwitoza, nanjye byankukiyemo. Twitoze gusengana ubutware, gusengana kwizera, kugira ngo tubashe kugira ibyo dufunga, tubashe kugira ibyo dufungura, tubashe kugira ibyo turema, tubashe kugira ibyo dusenya. Amina. Turi kumwe? Hari imisozi mwumvaga yitambitse imbere? Hari imisozi mwumva yitambitse imbere? Abumva hari bahaguruke tuyisenye mu izina rya Yesu. Ariko utizeye ntabwo ye kwirirwa, kuko nta mumaro byagira tudasenganye kwizera. Reka nsabe Mama Claire adufashe gusenga Imana ibyagaragara nk'imisozi imbere yacu, ibyagaragara nk'amazi yo kudutinyisha, tubisunike mu kwizera mu izina rya Yesu.